mwaramutse nanone igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mugikomeje kuryoherwa na weekend, cyumweru cyiza ku bagiye gusenga, namwe muri busengere online n'abasengera kuri televiziyo, namwe mudasenga ndabizi neza ko iteka umuntu ahora yiyambaza rurema ari muntu udasenga, nubwo bamwe dutekereza ko dusengera mu nsengero ariko kwemera ngo guhamye, ariko burya aho waba uri hose gusenga urasenga kandi bikakugirira umumaro. Twaje rero muri wa mwanya mwiza, mwanya tugenda turamukanya twese twifuriza amahoro ya Kristo, tuje kuganira kuri sinema nyarwanda, ku ruhererekane rwa filimi nyarwanda yitwa Intimba ya Ravi. Murakoze rero mwebwe mudahwema kunyereka urukundo rwanyu, nanjye ntago ndabatererana. Kambihere karibu rero hano kuri Win Entertainer. Twagarutse muri wa mwanya mwiza tuganira kuri filimi nyarwanda y'Intimba ya Ravi, aho tuvuga amakuru yabanje ku munsi w'ejo, tugasoreza ku makuru y'uyu munsi aba ari busohoke ku isaha ya 4. Wowe rero uzi ukumva amakuru y'ejo hashize ukagenda utumvisha amakuru y'uyu munsi, nta kintu bukuyemo. Kora kuri subscribe, comment yawe na like, ubundi twikomereza ikiganiro tujye tuganira buri munsi. Indi mu magambo rero reka duhere mu rugo iwabo wa Shema. Umunsi w'ejo twasize Ravi ariyo yahageze, hari kuganira na Shema, urukundo rwongeye kugaruka, buri wese yishimiye undi. Shema ubona ko yasetse, yishimiye ko ubuzima bwe bwagarutse, ari kubwira Ravi ko kugira Ravi ari ukubaho uri Ravi nawe. Dukomeze mu gikari ubwo mama wa Shema yaganiraga na Ganza. Ganza we aracyafite ibibazo byinshi, Shema we yashize kuvuga kuko arabizi ko nta gisubizo afiteho. Ganza we aracyahatiriza ati kubera iki, byagenze bite, why? Inkuru rero ishimishije ku bafana ba Ravi na Shema, ikaba ibabaje ku bafana ba Aline na Shema, nuko ubukwe bwa Shema na Aline bwapfuye. Nyine muri make urumva ababyeyi batagushyigikiye, se ubundi wakora iki? Ese ubundi ko banze mbaze mwebwe bafana ba Ravi na Shema na Aline, mwumva ubundi Shema hagati y'aba bakobwa bombi ubundi mutabeshye mubona ari nde mukwiye? Twiganire muri comment mumbwire umuntu mubona ukwiye Shema. Aba ari Aline ujye umbwira impamvu ubona Aline akwiye gushakana na Shema, naba ari Ravi umenya impamvu wumva wowe ubwawe Shema yabana na Ravi. Atugaruke mu rugo rero iwabo wa Ravi, bari bamaze kwakira amakuru ko Ravi yagiye, bari kumusengera bihagije. Mimi amufitiye ishyari ngo kandi bari jyewe nkagenda ntabwo abunsabira ayo magambo meza gutyo. Impanuro z'umubyeyi kuri Mimi zirakomeje, ariko rero ibintu byo kumukubita buri munsi nabyo, umubyeyi inkoni ivuna igufwa ntago irera. Gerageza ugabanye inkoni, Mimi mumwicaze hasi, uca iburyo Ravi aca ibumoso, mutangatanga mugire inama, bizakora, natwe tuzabafasha hano. Mu by'ukuri duhere noneho ku makuru y'ejo, kadutera agatebe tuganire mu mwanya 4 ngo biragenda bite. Niba utarakora subscribe rero hera none ahangaha ukore subscribe, kuko twinjiye muri wa mwanya mwiza tuba tugiye kuvuga ku makuru ari busohoke mu kanya gatoya. Aya ahangaha aza mbereho gato ku Ntimba ya Ravi agasohoka 4, ntimugacikanwe. Ibyo ureba amakuru ya hariya utere comment hano umbwire ngo wavuze ibintu by'ukuri, aha watubeshye, ahangaha byagenda gutya, rega tubabereye ijisho. Tugaruke mu rugo kwa mama Shema. Mu gihe Shema na Ravi bari kwiganirira uyu munsi, nibwo Ganza yinjiye mu nzu. Umunsi w'ejo rero ababwiye ukuntu Ganza yabonye Ravi, bikasa nkaho bimutunguye ntamumenye, ariko mu munsi nibwo Ganza yamenye Ravi ko ari wa wundi wo mu Nyagatare. Asigara abaza Manzi Dr ati uriye niwe wa Munyagatare wa mutindikazi? Akiryo jambo ndaryanga mba numva ntazi mu nshakira ijambo tuzajya dukoresha twe kuba nk'abo ngo dutukane dupfobye ikiremwa muntu, kandi twese tuzi ko ntawe utazamuka nta n'utamanuka. Muze kunshakira irindi zina twakoresha ritari umutindikazi.
Mimi yiyemeje guhinduka, ariko se Mimi guhinduka kwe birashoboka? Nibyo turabizi ko Mimi ari gusoza amashuri y'icyiciro cya kabiri cyisumbuye. None se ubu koko mutabeshye Mimi araza muri sosiyete yo hanze azabeho n'ubucakura buyirimo? Umukunzi we ukomeje kumwereka urukundo ari we Dogiteri, ese azihanganira ubu bucucu bwa Mimi? Ariko twizere ko hamwe n'Imana ya mama Ravi na mama we na Manzi bazagerageza Mimi agahinduka. N'abatinda rero ko tugaruke mu gikari ubwo Mado akomeje guca intege Neira, ariko mwibuke ko Mado atazi diro iri hagati ya mama Ravi na Neira yo gukomeza kubuza Manzi kujya hanze ajyanye n'umugore we se. Ako se ubundi Mado kubera icyo akomeza kurwanya uyu mwana? Nshuti z'intimba ya Ravi ndaza kubacukumburira menye ubundi kubera iki Mado adakunda uyu mwana, kubera iki Mado adashaka ko Manzi abana na Neira kandi abana bikundanira abibona. Mbere yabanje kubarwanya ngo barararana, asanga ntibararana, agerageza kubatandukanya asanga n'ubundi Manzi aba yigendeye, Neira yirirwa hano wenyine na mama Ravi, mu gihe Mimi aba yagiye ku ishuri, mu gihe Ravi bari gushakisha hirya no hino murabizi ibyo akora. None aka kanya minisita birangiye yemeje ko nta bukwe buhari. Ntabwo yari azi ko Aline yaje kuri misiyo ya Shema. Byose bimaze kumenyekana, baramaze kubivuga ubwo Aline yaje muri uru rugo azanywe n'uko Shema ari we umutumye kujya gucukumbura ibya Black Box. Ariko mwibuke ko hari ibindi bataratubwira, hari ibindi bikomeje guhangayikisha uwo Mashema, kuko uwo Mashema ntiyakaba yagihangayitse byaramaze kumenyekana. Iyi Black Box irimo ibindi bintu. Nyuma y'ejo dushaka kumenya ubundi papa Shema arihe. Ndaza kuza mbabwira ahari, ngiye kwinyabya mu gikari nanjye ngiye gushakisha amakuru ubundi papa Shema yabayeho ate, ni muntu ki, ari hehe, ari gukora iki, ni muzima cyangwa ni umupfu? Nabyo ubundi tugomba kubimenya. Umugani wa Ganza ukomeje guhata ibibazo nyina tubwire basi twiyakire ko yanapfuye. Mu gihe minisitiri rero yahakaniraga Aline ko atakora ubukwe na Shema, Aline yaje gusigara yivumbuye yicuza ati abagabo bararya imbwa zikishyura. Ariko ntago abeshye, aba bana bagiye barenganyijwe pe. Urukundo rwabo nubwo Ravi yamaze kurwitambikamo, babaye hari abana beza bafite urugo rwiza bakomeje gukundana nk'uko bahoze bakundana mu bice bya mbere. Muzi urukundo rwa Shema ndetse na Aline byari bikomeye, nta wasigaga undi, babitsanyaga utubanga hehe na hehe, byari cira nikubite. Ariko umunsi Ravi amenyekana shani wo munsi urukundo rwabo rwaburiyemo. None ibaze ko hajemo amakuru ya Black Box rero yatumye n'urwari ruhari rugenda. Ese umunsi Aline yamenye ko we yakoreshwaga nta rukundo yari afite bizagenda bite? Aline rero na Ange urabizi bari kuri diro yo kuza gukubita umunyagataro. Ntabwo bazi ko umunyagataro yahindutse. Mu kuhagera rero dore Ange ngo aribera inshuti na Ravi, akibagirwa ko afite umuvandimwe. Mbere twibazaga ngo azaba ku ruhe ruhande, Aline ari mukuru we, Shema akaba musaza we, ubundi ubwo azaba ari ku ruhe ruhande? Yahisemo rero kujya ku ruhande rwa Ravi, kuko urabizi iyo abavandimwe bavumbitse akarenge uvumburamo akawe. Bashimire inshuti zawe ni entertainer. Wowe utarakora subscribe rero ubyibuke gukora subscribe. Kangiye kubabariza impamvu Mado adashaka ko Manzi na Neira babana. Mbabarize aho papa Ravi mu gihe cyose twabereyeho tumenye ubundi mama Shema we ari guhisha iki. Ibyo mama Shema ari guhisha tugomba gucukumbura nabyo tukabimenya. Niyanga kubitubwira uyu munsi, none turatuma abandi, kuko kuvuga cyangwa kuvumbura ni ibintu twamaze kwiyemeza muri iyi groupe, tugashakisha amakuru ababyeyi baduhishe tukazagera ubwo twese tuyimenyera. Ntazimbye mu magambo rero, kamongere mbibutse ko Korodina uyu munsi wa none, Korodina yaje kumviriza Ravi na Shema biramunanira. Abonye Ravi yikangamo. Ese kubera iki Korodina ubundi yasanze Ravi muri salo akikanga?
Lavi yaba azi Korodina ko ubwa mbere atikanze se byagenze bite kugira ngo Lavi agaruke muri uru rugo nahura na Korodine yikanga ese yaramwikanzemo nde nabyo turaje turabimenya nimucikanwe ni mu kanya saa yine zuzuye ubwo turi kumwe ku ntimba ya Lavi murakoze rero Imana ibamera umugisha ciao ciao love you.